amasomo twigira hamwe ubundi utigeze ubwirwa n'ababyeyi bawe cyangwa se abandi bantu mwabanye mu gihe cyashize, ndetse ni amasomo uzabasha kungukiramo ibintu byinshi ku buryo nutega amatwi iki kiganiro kugeza kirangiye ushobora kunguka ibintu byinshi bitandukanye. Reka nkwibutse gukanda subscribe niba utarayikora. Uyu mwanya nawe haracyari amahirwe rwose wayikora nawe ukinjira mu banyamugisha itunze. Isomo rya mbere, uzatega amatwi kandi wemere kugirwa inama, kubera ko hari abantu benshi usanga batemera kugirwa inama, yemwe ukumva ko ibyo urimo rwose ari ukuri kandi rwose nta muntu n'umwe wagusubiza inyuma. Ariko ahangaha ugomba kwemera kugirwa inama kuko ugomba kugonda izosi, kandi mu bitekerezo byawe jya umenya ko ari wowe ugomba gufata icyemezo cya nyacyo. Shingira ku nama baguhaye hanyuma uhitemo icy'ingenzi, kubera ko abantu benshi bakugiriye inama bayikugiriye uko babyumva, si uko wowe ubyumva. Icyo bigufasha ibingibi byo kuba wagisha inama, bizagufasha kumenya niba icyemezo wafashe aricyo cyangwa wenda hari ibyo wahinduraho. Isomo rya kabiri, igihe ufite uburakari uzafunge ibipfutsi utuze, ureke kugira icyo uvuga, kubera ko igihe uzagira icyo uvuga urakaye kenshi uzasanga wavuze amagambo akomeretsa kandi uzayicuza rwose. Irinde kugira ibintu uvuga ubabaye cyangwa se ngo ufate umwanzuro w'ako kanya uhubutse, kubera ko ushobora kuzabyicuza igihe cyawe cyose, ndetse ukabaho ubabaye umutima wawe ushinzemo amahwa bitewe n'uko wafashe icyemezo utateguye. Isomo rya gatatu, hari igihe uzabona ibintu byawe bigenda neza ndetse utekereze ko ushobora kuba uri muri paradizo, ariko ntukishuke ngo udamarare, kuko nyuma y'ibihe byiza uko isi iremye hakurikiraho ibibi. Uko niko isi twayisanze kandi niko tuzayisiga. Iyo ibintu byagenze neza ku rwego rwo hejuru aba ari amasomo ndetse aba ari ikimenyetso kigaragaza ko bigiye kuzagenda nabi. Rero uyu mwanya si uwo ubonyeho kudamarara cyangwa wenda kugaspia no gusesagura. Ahangaha rwose ni igihe ubonye cyo kwisuganya neza kugira ngo ibibi bizaza bizasange uhagaze neza kandi ukomeye. Ugomba gukusanya imbaraga rwose zizagufasha kunyura muri ibi bibi bigiye kuzakurikira ibyo byiza urimo aka kanya. Isomo rya kane, jya wirinda kwigira nkaho wenda ibintu byabaye akaba ari amakosa yawe, kubera ko isi uko iremye. Jya wemera kwakira ibyakubayeho kuko hari ibyo utabasha kugenzura, kandi rwose ibyo ubasha kugenzura jya ubigenzurana ubwenge n'umutima, hanyuma ibyo utabasha kugenzura ureke bigende gutyo, kuko niko isi wayisanze kandi hari ibintu utahindura, nko kugenzura niba abantu wenda bapfa cyangwa se kugenzura niba abantu barwana cyangwa imidugararo yindi ishobora guhuza abantu runaka. Ibi ni ibintu utazigeze ugenzura. Zirikana ko ubushobozi bwawe hari aho bugarukira kandi ko hejuru y'imbaraga zawe hari izindi. Isomo rya gatanu, niba ushaka kwitabwaho banza wite ku bandi, kuko ibyo utanga ni nabyo wakira. Kandi uzirikane ko niba ushaka gukundwa nawe biragusaba kubanza gukunda, kandi ubwawe nabwo ukigirira urukundo, kubera ko nta muntu n'umwe uzigera aguha urukundo wowe ubwawe utihaye. Tekereza ko ubuzima bwawe ari wowe ufite mu biganza byawe. Ushobora kwishima ndetse ukanababara, ariko wenda uzabonaho mwishimana, ariko si kenshi uzakunda kubona abantu mubabarana, kuko uyu munsi wa none iyo ubabaye ubuzima buraguseka, hanyuma waba wishimye ubuzima bukagusekera. Jya uzirikana ko ubuzima bugenda buhindagurika kandi ubashe kwitwararika mu byo ukora byose. Isomo rya gatandatu, jya wirinda kugira urwango ndetse n'inzika, ndetse wige kubabarira, kubera ko ntabwo kubabarira ari wowe bigirira inyungu gusa cyangwa abo wagiriye imbabazi, kuko ibi ngibi ni ibintu bizatuma uruhuka mu mutima kandi wumve ko nta kibazo na kimwe ufite. Ndetse niba ubasha kubika inzika n'urwango, umeze nk'umuntu ubitse igisasu gishobora kuguturikana isaha n'isaha. Jya uzirikana ko kuba wababarira ndetse n'inzika ukayikuramo muri rusange ndetse ukayirukankana rwose ikagenda ikava mu buzima bwawe, ari ukwigirira neza ndetse no kwicundira iminsi yo kubaho, kubera ko uzarinda usaza imvi zawe zizaba uruyenzi unezerewe kandi umeze neza. Kandi uzirikana ko abantu bose atari ko bazakubera beza, hari abazaba babi
hari n'abazaba beza. Ibyo byose ni impinduka uzagenda uhura nazo mu buzima busanzwe. Zirikana ko abantu bamwe bazagusiga ariko abandi bazakuzaho, kandi ntibivuze ko abo bagusize ari uko bakwanze, ahubwo ni uko isi iremye. Kandi nawe wibuke ko utazirikiwe ku bantu. Hari igihe ugenda, ikindi gihe ugahinduranya inshuti, atari uko za zindi mwari kumwe usanze, ahubwo bitewe n'uko ubuzima ariho bukugejeje. Ugomba kwiga guhindukana n'impinduka zibayeho, ndetse aho umuyaga w'isi werekeza nawe akaba ariho werekeza, ukamera nk'akarabo gahuhwa n'umuyaga, kuko umunsi uzagonda izosi ndetse ukanga kugendana n'isi n'imiyaga yayo aho irabiriza, rwose ushobora kuzavunikira. Niba kandi hari uwo wakeneragaho ibintu runaka cyangwa se wenda serivisi runaka, akaba akubwiye ngo oya, wikwirirwa umusaba impamvu akubwiye oya, kubera ko nawe urabizi ko hari abo ubwira oya kandi ukaba utiteguye gusobanura oya yawe, ndetse ngo wumve ko hari umuntu wakubaza impamvu uvuze oya. Wowe urabizi neza mu mutima wawe, uzi impamvu uvuze oya kandi wenda ni ingenzi kuri wowe. Rero nta wundi muntu n'ubundi nawe ukeneye kugusobanurira impamvu yavuze oya. Jya ubimwubahira, kandi nakubwira yego nabyo ubimwubahire, kubera ko uko ugenzura ubuzima bwawe, jya uzirikana ko n'undi nawe akeneye kubaho neza. Zirikana kandi ko ubuzima bwawe buzaba bwiza igihe nta bantu benshi bazi ibyawe, ndetse kandi inshuti zawe nazo jya umenya ko amabanga yawe hari amabanga utagomba kuzibwira, ndetse ukayaceceka cyane mu gihe utarayashyira mu bikorwa cyangwa ngo ubone ibyo uzatangiza. Gusa ikiri muri ibi, niba uri kubona umushinga wawe watangiye gutegura ndetse n'ibyo uzatangiza bihari, rwose biganirize inshuti zawe, kubera ko zizagutera imbaraga mu bitugu kandi zizagufasha rwose. Gutegeka kandi ni igisobanuro cy'imbaraga, ariko kandi ikizima muri ibi ni ukumenya kwiyobora no kumenya ibyo ukora n'igihe ubikorera. Zirikana yuko igihe ufite ububasha nk'ubu ngubu bwo kwiyobora wowe ubwawe, ahubwo si imbaraga gusa, uba ufite ubushobozi, kandi ntushobora kuzayobora abantu mutekereza kimwe. Hari benshi wenda ushobora kuzayobora ukumva ntabwo bari kubyumva kimwe nawe, ibyo ni ibisanzwe, kandi rwose ntabwo uzahuza n'abantu bose, uko niko isi iremye. Kandi ntuzabahatire ko bumva ibintu kimwe nawe, kubera ko wowe ubwawe urabizi neza ko mudashobora guhuza, kandi nabo baremewe kuba bo, ntabwo baremewe kuba wowe. Ibyo rwose ujye ubizirikana. Amarangamutima yawe kandi nayo jya ubasha kuyagenzura, hato utazasanga ufatwa nk'umwana mutoya w'igitambambuga kandi uri umuntu ukuze. Jya ugenzura amarangamutima yawe ndetse ufate imyanzuro ikomeye, kubera ko iyo ugiye kurwana na haduyi ntabwo ugomba kwita ku mbaraga ufite, ahubwo n'umwuka wa nyuma ugomba kuwukoresha. Ikindi kandi umuryango wawe ntukajye uwuganiriza abandi, kuko abenshi bagenzura uko ubayeho ariko rwose bigakomeza bikaba ubwiru. Ahangaha rero nuramuka ufunguye akanwa kawe ndetse ukavuga ibyerekeye umuryango wawe, uzaba urimo wishyira hanze, kandi uko bizarangira rwose bizarangira ari ibintu wicuza. Nakubwiye ngo ntukigere ufata umwanzuro wa burundu ushingiye ku gihe urimo ako kanya, kubera ko ashobora kuba ari umwanzuro uzicuza ubuzima bwawe bwose. Iki cyemezo wafashe uhubutse gishobora kuba ari cyo kikumanura mu mva. Jya uzirikana ko ibyemezo byose ushobora gufata uhubutse, cyangwa umwanya urimo ako kanya ukavuga ngo n'ubundi kubera ko aka kanya giye kuzagenda gutya, rwose ni ibintu bitazigera bikorwa neza, kandi akenshi uzasanga icyo cyemezo wafashe kitari ngombwa habe na gato. Kandi ikindi nababwira, uzirinde kumva ko ibintu byose byahita biza ako kanya. Uzagerageze gutegereza, ndetse wige gutegereza rwose, kuko hari igihe ushobora kumva ko wenda wagerageje ibintu igihe kirekire, ndetse ukaba utegereje bihagije, ndetse ukabasha kubivamo. Igihe uzabivamo ushobora nyuma kuzatekereza kongera kubisubiramo, kandi ari ibintu bitagishoboka wenda ko wabisubiramo, ndetse n'ububasha bwo gutangira utakibufite. Menya ko hari ibihe utagomba kugenzura, kandi rwose ibi ngibi nuramuka ubyumvishe neza ndetse ukabisobanukirwa, ni ibintu bitazagutuma ubasha kwicuza. Ariko nubasha kumva ko utabasha kwihangana ndetse no kugerageza gutegereza, rwose iyi ntambara ntago uzigera uyitsinda nshuti yanjye.
urukundo narwo nturagwishukeho kuko rurababaza yemwe, kuko uburyo rwakujyana no mu mva. Uzaguha urukundo ndetse nawe uzarumuhe, ariko ntibitegetse ko uzagukunda wese nawe ugomba kuzamukunda, kandi nawe ntibisobanuye ko uwo uzakunda wese nawe ategetswe kuzagukunda, kubera ko iki gihe kuba hari umuntu wakubwira ko atagukunda, ibyo si igitangaza, kuko nta nubwo utegetswe no kuba wakundwa n'abantu bose. Ese ntimuzi inkuru y'umugabo witwa Yesu uri muri Bibiliya? None byagenze bite? Hari icyaha yigeze akora? Kandi abantu bose ntibamukunze rwose. Zirikana ko nawe urwo ngurwo ari rwo rugendo ugomba kuzagiramo, kandi rwose uzabisobanurire n'abana bawe mu gihe uzaba umaze kuba mukuru, ndetse hari icyo bakwigiraho, kuko ibi ngibi ni akabando kazabafasha gutera intambwe yindi mu buzima. Ikindi kandi nakubwira, zirikana ko nta muntu uzigera akubwira aho akura ibintu bye by'agaciro cyangwa aho akura amafaranga he hose, kubera ko wenda azakubwira aho mushobora gusohokera cyangwa se aho mushobora kujya kurira amafaranga mwakoreye, ariko ntashobora kuzakubwira aho akura amafaranga ye yose, bitewe n'uko nyine azi ko ari ibanga agomba kubika. Ese niba ashobora kubika ibanga nk'iryo, wowe ntushobora kwimenya ngo nawe ugire amabanga wibikira ndetse utabasha kumenera umuntu uwo ari we wese? Zirikana ko kubaho kwawe ni wowe bishingiyeho. Wite ku buzima bwawe, urye neza kandi ukore siporo, ndetse igihe rwose wumva utameze neza, yicara utuze, ugendere ku mategeko umubiri wawe uguhereza, ntukawuhatirize. Zirikana ko uwo mubiri wawe ari wo ucumbikiye roho yawe, ndetse ibyo utunze byose bitewe n'uwo mubiri. Nta kindi kintu ugomba guha abantu bawe usibye kuba uri muzima kandi ufite ubuzima rwose, kubera ko ba bantu ukunda nibwo uzabasha kubagumana, kandi nubasha kuba ufite ubuzima bwiza, iterambere ryose wageraho uzaryishimira. Benshi muri ubu buzima bajya bagera ku iterambere ryabo baramaze kwica ubuzima bwabo, ndetse bafite ubuzima butazira umuze, ndetse ugasanga nyine wenda bari kwicuza cyangwa ubuzima bwabo ntabwo bugenze neza, bamaze kugera ku iterambere ugasanga amafaranga yose bakoreye noneho bongeye kuyatakaza barimo bashaka ubuzima kandi butagishoboka. Zirikana ko ubuzima bwawe ari bwo bw'ingenzi, ndetse ubwiteho rwose. Iby'amatabi, inzoga ndetse n'ibindi bitandukanye rwose bigendere kure, wige kubaho winywera amazi rwose, ndetse kandi icyo ubona cyagushimisha muri ubu buzima ugikore utitaye ko runaka yaguseka, kubera ko ushobora gusanga wowe nguwo urimo kuguseka ahubwo yarabuze uko yabigenza byibuze ngo abe nkawe. Ikindi, zirikana ko kuba wenyine atari ishyano ugushije, kandi kuba wenyine rwose ni ikintu cyiza cyane kandi kizagufasha, kubera ko ahangaha igihe uzaba uri wenyine nibwo uzabasha gukura abantu babi mu buzima bwawe, ndetse ubashe kugenzura amarangamutima yawe, ndetse ubashe kumenya ubuzima ubamo niba bwuzuye cyangwa se wenda ari ubuzima bw'abaringa, kandi ntukabeho bitewe n'uko umuntu wenda yifuje ko ubaho gutyo nyine, ahubwo wowe jya ubaho bitewe n'amahitamo yawe ndetse n'uko ubyifuza. Kandi uzirikane ko ahangaha iyo uri wenyine uzabasha gutekereza neza kandi ukore meditasiyo, ku buryo uzamenya niba ibikubabaza koko byari ngombwa yuko bikubabaza, cyangwa ibigushimisha niba atari ibintu by'agahe gato. Rwose ibi ngibi nabyo ujye ubizirikana. Nakubwiye ngo zirikana abantu bose ubwira amagambo agiye atandukanye ndetse n'ibyo ushaka kuzageraho. Uzirikane ko abo ngabo bashobora kuzakubera inzitizi, kandi wenda ukaba ubatekerereza ibyawe byose uhereye ku murongo kuri 1 kugeza ku 100. Ahangaha bashobora rwose kuzagufungira amayira. Umuntu wenyine wifuza ko watera imbere ukamurenga, aha ni mama wawe wenyine. Kandi zirikana ko abantu bose ubwira ibyo ushaka kuzageraho, benshi bakubwira ngo good luck, ariko mu by'ukuri ntabwo aba ari byo biri ku mutima wabo, kubera ko benshi baba bahekenya iryinyo kuri, ndetse bavuga ngo icyaduha agatsindwa. Ahangaha ni ukubera ko baba bafite ubwoba bwo kuzagutakaza, ndetse batekereza ko umunsi uzagera ku iterambere nta na rimwe bazongera kukubona ukundi. Jya utekereza rero kabiri mu gihe ugiye kugira ibyo uganira ndetse nabo ubiganiriza, umenye amagambo uvuga n'igihe uyavugira. Mwibutse gukanda subscribe. Igihe mwari kumwe nitwa Thomas. Mugire ibihe byiza. Bye. Sub the best.